Shalom shalom, twongeye gushimira Imana ku munsi mwiza udasanzwe Imana yaduhaye. Tunashimira Imana ko iduhaye kurangiza amezi 6 y'umwaka, mbese tukaba twongeye gutangira, tugiriwe amahirwe yo gutangira ikindi gice cy'umwaka, dutangirana no ku kwezi kwa 7. Rero hari impamvu nyinshi zo gushima, reka dutangire dushimira Imana. Mana turagushima, tuguhaye icyubahiro, nukuri uri Uwiteka umwungeri wacu. Turagushima kuko uri umwungeri mwiza umenya intama ze, ukatumenya, ukamenya imyicarire yacu, ukamenya imibyukire yacu, ukamenya imigendere yacu. Uratuzi tubyuka, uratuzi tugenda mu nzira, uratuzi muri byose. Turagushima rero ko wabashije kuturinda aya mezi 6 yose atambutse y'uyu mwaka. Yari umwaka utoroshye ariko wabanye natwe. Turagushima no kuri aya mezi, kuri uku kwezi dutangiye tukwiragiza kugira ngo Mana ukomeze ubane natwe muri aya mezi 6 ari imbere. Turasaba ikiganza cyawe gikomeze kuba kuri twe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga gukomera kw'Imana yacu. Tugiye kuganira ijambo rivuga ko Uwiteka Imana ni Imana yitwa Imana ishobora byose. Hari igihe n'ukuri tubivuga ariko mu by'ukuri ugasanga mu mibereho yacu ya buri munsi atari ko tubibona. Ugasanga hariho domene zimwe dusa nkaho twirwanirira cyangwa se tutanereka Imana kuko twumva ko kuri ibi ngibi rwose twamaze no gushiraho iherezo. Ariko nyamara twongeye kwibutswa ko Uwiteka yitwa Imana ishobora byose. Uwiteka Imana ishobora byose. Niba tumwita ishobora byose nuko tugomba kumwizera nk'ishobora byose. Ntitureke ko hari ibintu bimwe dupfurika ahantu tuvuga ngo ibi ngibi twashizeho iherezo, nyamara dufite Imana yitwa ishobora byose. Rero ndifuza ko dusangira ijambo ryo muri Ezekiyeli 37. Ni ijambo ritubwira gukora kw'Imana. Ni ijambo ritwereka uburyo turi abahanuzi ku buzima bwacu. Akenshi yego abantu bajya hirya no hino bashakisha abahanuzi kugira ngo abantu bababwire icyo gukora cyangwa se bababwire ikizakurikiraho ku buzima bwacu. Ariko nyamara umuhanuzi wa mbere ni wowe ku buzima bwawe. Ubasha guhanurira ubuzima bwawe, ubasha guhanurira ku buzima bwawe ibintu bisa nkaho bitariho tukabirema. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwizera ni ukurema ibintu bitariho tukabirema bikabaho. Mbese tukabyatura, tukabyiyaturiraho ku buzima bwacu kugira ngo tubibone bisohora. Rero navuga ngo niwe muhanuzi w'ubuzima bwawe. Reka rero dusome Ezekiyeli 37. Ezekiyeli Imana ngo ukuboko k'Uwiteka ngo kwamugezeho ngo kuramujyana ngo kumujyana ahantu h'amagufa yumye, ngo mu kibaya cy'amagufa yumye cyane. Noneho arayareba abona n'amagufa yumye cyane, abona amagufa adafite ubuzima. Murumva niba yari amagufa yumye cyane, no kuvuga ngo nta buzima bwari buhari muri icyo kibaya. Ariko ngo aramuzengurutsa hose, ngo maze abona ari menshi cyane, ngo muri icyo kibaya ngo kandi yari yumye rwose. Bivuze ngo cyari kibaya cy'amagufa yumye cyane, cyari kibaya gisa nkaho nta buzima bwari buhari muri icyo kibaya kuko yabonye ko ari menshi cyane kandi ari amagufa yumye. Bivuze ngo natwe mu buzima bwacu hari ibihe tubamo tugasanga tuzengurutswe n'amagufa yumye, cyangwa se tuzengurutswe n'ibintu bisa nkaho nta buzima, bisa nkaho twashizeho iherezo, bisa nkaho nta byiringiro tukibifitemo. Ariko nyamara Ezekiyeli marayika yaramubwiye ngo ku murongo wa 3, Ezekiyeli 37 ku murongo wa 3, ngo maze arambaza ati mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Uyu munsi nicyo kibazo Imana ikubajije, nicyo kibazo Imana imbaza ngo ese birashoboka ko aya magufa yongera kugarura ubuzima? Imana idufashe cyane. Uyu munsi Imana irakubajije, Imana irambajije, ese birashoboka ko aya magufa agarura ubuzima? Amagufa navuga ko ari cya kintu urimo gucamo cyangwa se bya bibazo bikomeye. Hariho bimwe
wamaze kubika ahantu, wamaze kwemera kubana nabyo, uravuga ngo ariko Uwiteka yongeye kukubaza ngo ese birashoboka ko aya magufa agarura ubuzima? Ese birashoboka ko cya kibazo cyabonerwa igisubizo? Ese birashoboka ko ya ndwara ufite abaganga bakubwiye ngo byararangiye, Imana yongeye kukubaza ese birashoboka ko iyo ndwara yabasha gukira? Ese niba ari urubyaro, Uwiteka yongeye kukubaza ngo ese birashoboka ko watwita cyangwa se wasama? Ese birashoboka niba wenda uri umukobwa, hari imyaka runaka ufite, wenda hari imyaka ubona isa nkaho yarenze, uvuga ngo ese birashoboka ko nakongera nashaka bitewe n'imyaka runaka ubona ugezemo? Uyu munsi ni ibibazo twese, buri wese aba afite yibaza ku bintu bimwe na bimwe twashize mu buzima bwacu, cyangwa se mu bihe bikomeye turimo turacamo, Uwiteka akakubaza cyangwa se tukibaza ese birashoboka. Hari n'ibyo tutakibaza ngo ese birashoboka, twamaze kubishira ku ruhande, twabonye ko bidashoboka. Rero na Ezekiyeri muri icyo kibaya cy'amagufa yumye yabonye ko nta buzima, yaragoswe n'amagufa yumye rwose adafite ubuzima. Ariko ngo ku murongo wa 4 marayika yarongeye aramubaza ngo, yamubwiye ijambo rikomeye, aramubwira ngo tangira uhanurire ayo magufa. Haleluya. Natwe uyu munsi Imana iratubwira ngo bya bindi nibaza ese birashoboka, bya bindi ndimo kwibwira muri jewe ko bitagishobotse, bya bindi ntakibaza ngo ese byashoboka, Uwiteka aravuga ngo tangira uhanurire ubuzima bwawe. Twavuze ko dutangira ko uri umuhanuzi. Umuhanuzi wa mbere ni wowe ku buzima bwawe. Ubasha guhanurira ubuzima bwawe, ubasha guhanurira ibintu runaka ubona bitagenda mu buzima bwawe, ugatangira ukabihanurira, ugatangira ukabirema. Ukwizera ni ukurema ibitariho tukabizana bikabaho. Ni ukuvuga ngo bya bindi mbona bitagaragara, cyangwa se bya bindi mbona nifuza ariko bisa nkaho bidashoboka, utangire ubihanurire, cyangwa se utangire uvuge amagambo anyuranyije na ya situation uri gucamo. Rero na Ezekiyeri Imana yaramubwiye ngo ese birashoboka. Noneho iramubwira ngo tangira uhanurire ayo magufa. Ariko Ezekiyeri asubiza yaravuze ngo Mana ngo ni wowe ubizi, kuko nawe yararebye asanga mu by'ukuri bisa nkaho nta byiringiro bigihari. Ariko kuko yumviye itegeko ry'Imana, atangira guhanurira aya magufa. Ariko Ezekiyeri atangiye guhanura, amagufa yagaruye ubuzima. Ezekiyeri atangiye guhanura, akabona amagufa azanye inyama, arakomeza arahanura, za nyama zizanye imitsi itangiye kubaho. Ezekiyeri arakomeza arahanura kugezaho ya magufa yumye avamo, ngo yaje kuvamo ingabo nyinshi cyane. Imana idufashe cyane. Noneho no kuvuga ngo noneho aza guhanura, umwuka uza muri wa mubiri, nibwo haje kuvamo ingabo zikomeye cyane. Rero natwe muri cya kibazo, muri cya kibaya cy'amagufa yumye, Imana irakubwira ngo tangira wizere, tangira uhindure imvugo zawe, tangira uhindure muri ya mvugo. Hari imvugo nyinshi tugira zivuga ngo nta kigenda, hari imvugo nyinshi tuvuga ngo byararangiye, bivuga ngo hano nta buzima, hano nta byiringiro, hano ntegereje kwipfira, hano byararangiye. Izo mvugo tubasha kuzikura mu buzima bwacu, noneho tukamera nka Ezekiyeri. Imana yabwiye ngo tangira uhanurire ubuzima bwawe. Rero guhera uyu munsi nawe tangira wige guhanurira ubuzima bwawe. Wenda bishobora kuba ari umwana, ushobora kuba ufite umwana, ashobora kuba yaragiye wenda mu biyobyabwenge, ashobora kuba yaragiye mu businzi, ashobora kuba yaranze amashuri, ashobora kuba yarakunaniye. Uhora uvuga uti yewe cyarananiye, kiriya nta kigenda, uriya mwana. Hari n'abavugaga amagambo akomeye ngo iriya nda irutwa nuko yari kuba yaravuyemo, amagambo menshi akomeye adafite ibyiringiro. Ariko ubasha gutangira guhanura ukoresheje ijambo ry'Imana, uhanurira ubuzima bwawe, uhanurira wa mwana ubona ko byarangiye, ukavuga ngo Mana ndagushima, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko abana ari umugisha utangwa n'Uwiteka, ni umwandu twahawe n'Uwiteka. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko nta mugisha w'Imana uherekezanywa n'umubabaro.
rero ugatangira guhanurira wa mwana wawe ukoresheje rya jambo ry'Imana rivuga ngo Mana waravuze ko uyu mwana ari umugisha, noneho nkatangira gusenga, nkatangira kubivuga mu magambo yanjye, nkatangira kurema bya bindi bitariho binyuranyije n'ibyo arimo gucamo cyangwa se n'ibyo ndimo kurebesha amaso, nkatangira kumuhanurira, nkamuvuga mu izina, nkavuga ngo uri umukozi w'Imana, nkavuga ngo uzaba umuntu ukomeye, nkavuga ngo uzagera kure. Twagiye twumva ubuhamya bw'abantu benshi, abana baciye mu bintu nk'ibyo bikomeye cyane, ariko barakomeza barizera, barakomeza barabyatura, barakomeza barabyizera kugeza bisohoye. Rero nawe tangira uhanurire ubwo buzima bwawe, tangira uhanurire wa mwana wawe, niba ari umugabo wawe se cyangwa se ubona mu rugo hari kitagenda, tangira ubireme, tangira ureme urugo rwawe, urureme mu masengesho, utangire ugire ibihe, ubyuke niba ari saa 9 z'ijoro ugende muri salo ureme urugo nk'uko urwifuza, utangire ubireme mu magambo ubisaba Imana, utangire ubireme, ubyizere, ubivuge mu mazina, utangire ushimire Imana, uyibwire ibinyuranyije n'ibyo uriho urarebesha amaso yawe. Biragoye, ariko Hezekiyeli nicyo Imana yamusabye, yamujyanye muri ayo magufa yumye ari menshi amuzengurutse, ya magufa atafite ubuzima. Aranamubaza ngo ese birashoboka? Ariko nyuma aramubwira ngo tangira uhanure. Nyuma yo guhanura ya magufa ukomeje ugasoma, ntabwo wenda twajya muri icyo cyanditswe kuko ni kirekire, ariko muri make ayo magufa yumye byarangiye yavuyemo ingabo zikomeye, byarangiye yazanye ubuzima. Natwe rero bya bindi bituzengurutse, hari abantu benshi muri Bibiliya iyo dusoma ijambo babwiwe amasezerano bisanga bitandukanyije na realite bareba. Na Mariya ubwe marayika yaramusanze aramubwira ngo urahirwa Mariya ko ugiye gusama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, niko bisobanura. Ijambo yasubije yaravuze ngo ese bishoboka bite? Nkuko na Ezekiyeli yavuze ngo ese birashoboka, byashoboka bite? Yabwiwe ngo ese birashoboka. Na Mariya yaribajije ati ese byashoboka bite ko ntaramenya umugabo, natwita nte? Ariko marayika yaramusubije aramubwira ngo umwuka wera azagutwikira, ngo maze uzatwita kubw'imbaraga z'umwuka wera. Rero bya bindi tubona bisa nkaho bidashoboka, birekere umwuka wera, birekere Imana, niyo izi yitwa ishobora byose. Twatangiye tuvuga ngo dufite Imana yitwa ishobora byose, tubimurekere, ahasigaye azabikora, afite uburyo azabigenza. Nk'uko Mariya yabyibazaga ngo byashoboka bite gutwita ntarabonanye n'umugabo kandi yari isugi, ariko Imana iramubwira ngo umwuka wera azakuzaho, igicucu cy'ishobora byose kizagutwikira. Rero nawe bishire mu maboko y'Imana, ahasigaye utegereze umurimo w'umwuka wera, utegereze imbaraga z'Imana, utegereze ya Mana yitwa ishobora byose ikwereka imbaraga zayo, kuko hahandi zacu zigarukira niho ize zitangira kugira ngo zitwereke gukora kw'Imana. Hari na Sara nawe bagenderewe na marayika, yumva Abrahamu Imana iriho iramubwira ngo umugore wawe azasama inda. Sara aho yari ari ngo yarasetse, mbese yari nko kuvuga ati yewe ibyo murimo muravuga ntimubizi. Yari afite imyaka iri avance, yararengeje igihe cyo kubyara. Ariko nyamara kubazi n'abatazi Bibiliya bazi ko Sara yabyaye ku myaka 90, ariko kuko Imana yari yarabivuze ngo Abrahamu barabyizeye, igihe kigeze birasohora. Rero natwe dusabwa kwizera, ahasigaye Uwiteka azakora, kuko ni Imana yitwa Imana ishobora byose. Uyu munsi rero marayika nawe arakubaza ngo ese birashoboka? Cya kintu kikugoye, cya kintu kikuraza amajoro wicaye udasinzira, cya kintu ubona kibabaza umutima wawe uko bukeye uko bwishe, cya kindi ubona bisa nkaho byarangiye, hari n'icyo wamaze gushira ku ruhande, yewe ntushobora no kugisengera kubera ko wumva ko kidashoboka. Ariko ndakwibutsa ngo dufite Imana yitwa Imana ishobora byose, ibasha kubikora. Yatumye aya magufa agarura ubuzima kubera kuyahanurira gusa, akongera akavamo ingabo zikomeye.
ni iracyari ya Mana ibasha guhindura bya bindi bimeze nk'amagufa yumye mu buzima bwacu bigahinduka. Wa mwana wakunaniye, wa mwana uri mu biyobyabwenge abasha kuvamo umusore mwiza, abasha kuvamo inkumi nziza, uwo mukobwa akakorera Imana, agashimisha umutima wawe. Rero urasabwa ngo byizere, utangire ubireme muri wowe, utangire ubihanure mu buzima bwawe. Umuhanurira adahari, aho ari hose ijambo ry'Imana riragenda rigakora. Amasengesho ni ikintu twohereza, tubasha kwicara turi hano mu Rwanda ugasengera umuntu uri muri Amerika, ugasengera uri muri Oceania nahe hose, kubera ko turimo guhanura. Rero tangira uhanurire ubuzima bwawe, utangire wihe igisubizo, uvuge ngo birashoboka. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye gusenga duhanurira ubuzima bwacu, tuvuga ngo Mana bya bindi mbona byananiranye, ndavuga ngo haracyari ibyiringiro. Nk'uko muri Yobu tubona ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka, kikongera kikagira amashami. Haleluya. Rero cya giti gisa nkaho cyatemwe, bya bindi bisa nkaho byarangiye, birashoboka ko cyakongera kikagarura ubuzima, abantu bagatangara no kubona cyongera gushibuka. Na biriya rero bibasha kongera gushibuka. Imana idufashe cyane, kandi Imana iradusaba ngo twongere tuzamure kwizera, iradusaba twongere twizere, twongere twature, twongere duhindure za mvugo, tureke za mvugo zipfuye, tureke za mvugo ngo byararangiye, tureke za mvugo ngo twaje guherekeza abandi, tureke za mvugo ngo ibyanjye byararangiye, ahubwo dutangire dufate ijambo turireme, turyizereremo. Reka dusengane aho uri hose, bya bindi byose utangire ubihanurire, maze uzabona Uwiteka akora ibikomeye. Reka dushime Imana. Mana turagushima, turagushima kuko tugufite nk'Imana yacu ishobora byose. Ngo hahirwa ubwoko bugufite nk'Imana yabo, kuko Mwami uri Imana ishobora byose, witwa ishobora byose. Nukuri Imana, hariho aho twacitse intege, hari bimwe twabonye tugasa nkaho byarangiye, bisa nkaho nta byiringiro tugifite, ariko nyamara tugufite nk'Imana yitwa ishobora byose. Hari aho Mwami twakubivugishije iminwa yacu gusa, ariko Mwami mu bifatika, nyamara mu magambo tuvuga tutakwizera nk'Imana ishobora byose. Mana turakweretse Mana mu buzima bwacu. Mana ndakweretse muvandimwe uwo ari we wese uzakurikira, uwo ari we wese, sinzi amagufa yumye, sinzi ikibaya cy'amagufa yumye yaba ariho, ariko Mana uyu munsi turavuze ngo yo byakongera bikabaho, hakongera hakagaruka ubuzima. Yo cya giti cyatemwe cyakongera kigashibuka mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye ubuzima bwa buri wese, turasengeye Mwami umuntu ufite indwara yananiranye. Uwiteka turavuze ngo mu izina rya Yesu, reka yongere abeho, reka yongere Mwami agarure ubuzima, reka wongere Mwami ureme ingingo nshya, reka wongere Mwami Yesu Kristo utanga ubuzima. Haleluya. Mwami wa wundi umaze igihe kirekire wenda ari muri chômage, asa nkaho iby'akazi yabiretse, atakinabisabira, atakinabivuga, Mana turasaba mu izina rya Yesu, reka wongere ureme kwizera, wongere Mwami uca inzira. Yo uri muri chômage, wongere umucira inzira abone akazi. Mwami hariho benshi cyane wenda bamaze imyaka myinshi barashatse ariko babuze urubyaro, Mwami bamaze kubona ko bitagishobotse. Mana turagufite nk'Imana ishobora byose, ongera Mwami ureme, wongere utange urubyaro. Mana bakubone nk'Imana ishobora byose, bakubone nk'Imana iri hejuru ya byose, nta kikunanira, kuko wowe urashoboye. Mwami Yesu turagushima. Reka Mwami nsengere wa mubyeyi ufite umwana wamunaniye, yaba umuhungu yaba umukobwa, yamaze gushiraho iherezo, yamaze kubona ko byarangiye. Mana yirirwa ababaye, afite agahinda kenshi, nyamara waravuze ko abana ari umugisha uturuka kuri wowe. Turabasabira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo abo bana ubagarure, ukore ku mitima yabo. Mana turaje duhagaze mu isezerano ryawe, waravuze ngo Mana ngo tubasha gufata miri ibitekerezo byose byigometse tukabikugomororera Kristo. Tukugomororeye Mwami ibitekerezo by'abo bana bananiranye, ubagarure Mwami mu ngo zabo. Mwami abatakaye ubagarure mu rugo kwa data. Haleluya. Maze
ingo zongere zitekane. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kwizera kandi muvuge ngo yego birashoboka.